uzanywa amazi nzamuha ntazagira inyota ukundi. Dore amasomo tugiye kuzirikanaho kuri iki cyumweru cya gatatu cy'igisibo tariki 15 Werurwe 2020. Isomo rya mbere ryo mu gitabo cy'imuka Misiri umutwe wa 17 umurongo wa 3 kugeza ku wa 7. Zaburi ni ya 95. Isomo rya kabiri niryo mwera Paulo mutagatifu yandikiye Abanyaroma umutwe wa 5 umurongo wa 1 kugeza ku wa 2 n'umurongo wa 5 kugeza ku wa 8. Ivanjili yanditswe na Yohani umutwe wa 4 umurongo wa 5 kugeza ku wa 42. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Yohani. Muri icyo gihe Yezu agera mu mujyi wa Samariya witwaga Sikari, wari hafi y'umurima Yakobo yari yarahaye umuhungu we Yozefu. Aho hantu hari iriba rya Yakobo. Yezu ahagera yananijwe n'urugendo, maze yicara iruhande rw'iriba. Hari nk'isaha ya 6. Nuko umugore wo kuri Samariya aza kuvoma amazi. Yezu aramubwira ati, mpa amazi yo kunywa. Icyo gihe abigishwa be bari bagiye mu mujyi kugura ibyo kurya. Umunyasamariya akazabwira Yezu ati, bishoboka bite kugira ngo wowe umuyahudi unsaba amazi yo kunywa kandi ndi umunyasamariyakazi? Koko rero Abayahudi ntibasangiraga n'Abanyasamariya. Yezu aramusubiza ati, yaba wari uzi ingabire y'Imana ukamenya no kubwira ati mpa amazi yo kunywa, wajyaga kuyamusaba ari wowe, maze akaguha amazi atanga ubugingo. Umugore aramubwira ati, nyakubahwa, ntufite n'icyo uvomesha, byongeye kandi iri riba ni rirerire cyane. Ayo mazi atanga ubugingo wayakura he? Uzaba uruta umubyeyi wacu Yakobo waduhaye iri riba akarinyweraho we n'abana be n'amatungo ye. Yezu aramusubiza ati, unywa aya mazi wese azongera agira inyota, ariko uzanywa amazi nzamuha ntazagira inyota ukundi, ahubwo amazi nzamuha azamubamo ari isoko idudubiza kugera mu bugingo bw'iteka. Umugore aramubwira ati, nyakubahwa, mpa kuri ayo mazi, n'ejo ntazongera kugira inyota nkagaruka hano nje kuvoma. Mbonye kuri umuhanuzi. Basokuruza bacu basengeraga kuri uyu musozi, naho mwebwe Abayahudi mukavuga ko Yerusalemu ariho abantu bagomba gusengera. Yezu aramubwira ati, mugore, nyemera, dore igihe kiregereje, ntimwe mugisengera Imana Data kuri uyu musozi cyangwa si Yerusalemu. Mwebwe rero musenga uwo mutazi, naho twe tugasenga uwo tuzi, kuko umukiro uturuka mu Bayahudi. Igihe rero kiregereje ndetse ngihi cyageze, maze abasenga by'ukuri bakazasengana Imana Data umutima utaryarya, kuko abayisenga batyo ari Imana Data yikundira. Imana ni roho, bityo abasenga bajya bayisenga by'ukuri bayobowe na roho. Umugore abwira Yezu ati, nzi ko umukiza ari we Kristo agiye kuza, namara kuza azatwigisha byose. Yezu aramubwira ati, nije uvugana nawe. Nuko Abanyasamariya benshi b'uwo mujyi bemera Yezu. Abanyasamariya baramusanga, baramwinginga ngo azagumane nabo, maze agumaho iminsi 2. Nuko abantu benshi cyane baremera babitewe n'ibyo yababwiraga. Babwira wa mugore bati, ntitukemezwa n'ibyo watubwiye, natwe twamwiyumviye kandi tumenye ko ari we mucunguzi w'isi koko. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bana b'Imana, amasomo y'icyumweru cya gatatu cy'igisibo aradufasha kuzirikana ku gaciro k'amazi. Iyo uvuye mu Rwanda unyuze mu Bugarama ugiye Burundi, mbere y'uko ugera mu mujyi wa Bujumbura habagaho icyapa cyari cyanditseho ngo kiri inyota mugenzi. Iyo wabonaga urufuro rw'iyo nzoga iri kumanuka mu kirahuri, amacandwa ahita yuzura akanwa, bityo biragoye ko wakomeza urugendo byibuze utabanje kwica akanyota. Mbese iki cyapa ubwacyo kiragukurura kikakurangira aho wamarira inyota. No mu Kinyarwanda baravuga ngo umugabo aranywa naho kurya ni iby'abana n'abagore, kandi ngo nta bukwe butagira inzoga. Amasomo y'uyu munsi araturangira umuti w'inyota mu ngingo ebyiri. Amazi ni umuti w'ibanze no kugira inyota y'Imana. Ingingo ya mbere, amazi n'umuti w'ibanze. Kumvise mu isomo rya mbere uburyo Abayisiraheli bamaze kwicwa n'inyota mu butayu, batangiye bitotombera Musa n'Imana ngo kuki watuvanye mu Misiri. Musa iyo yabonaga ibibazo byamurenze yatakambiraga Uhoraho. Bavandimwe, Imana iba hafi buri gihe y'umuryango wayo. None imuhaye igisubizo igira iti, uze gukubita inkoni yawe ku rutare rutobokemwo amazi, maze rubanda banywe. Urutare muri Bibiliya ruvuga Imana. Byumvikane, iyo ukoze ku Mana iguha amazi ukira inyota mugenzi. Amazi ni ubuzima. Igihe cyose usanze Imana ugira ubuzima. Na Paulo mutagatifu mu isomo rya 2 aratwibutsa ko Kristo ari we buzima, yemeye kudupfira kugira ngo adukize tugire ubuzima. Burya kugira ngo abandi bagire ubuzima hari ugomba kwitanga akavunika yewe akanapfa. Mu Ivanjili kumvise umugore w'Umunyasamariya wari uje kuvoma ku iriba agahahurira na Yezu kubw'igitangaza cy'Imana.
yabanje kugora Yezu ashaka kumwima ku mazi ashira, aho Yezu amubwiriye ko ari ufite amazi adashira amara inyota, agira ati uzanywa amazi nzamuha ntazagira inyota ukundi. Wa mugore yaje kwemera Yezu bituma koko ashira inyota. Burya inyota yica nabi bavandimwe. Amazi ni ubuzima. Amazi agize 3/4 by'ibigize umubiri w'umuntu. Amazi niwo muti w'ibanze ku ndwara nyinshi. Kubura amazi mu mubiri bishobora gutera indwara zimwe na zimwe nka diabete, umubyibuho ukabije, obesite, impyiko, umuvuduko w'amaraso cyangwa no kugenda buke kw'amaraso n'izindi ndwara nyinshi. Abana bakunda ibirimo amasukari nka za bombo, ibisheke, ndetse n'abakuru bipakiramo inzoga nyinshi. Ibyo byose biragenda bikihunika mu mubiri. Iyo ugize ibyago amazi akamake mu mubiri nibwo uzatangira ukenera abaguterura kubera umubyibuho. Hari abafite itegeko ry'amazi bati karaba make unywe menshi. Hari ubwo nyabaya batera rw'ukuntu amazi nta ndwara n'imwe atavura. Ngo umunsi umwe muri Kongo mu bitaro bya Mushweshwe umukobwa yigeze arwara indege. Muganga abonye nta muti afite w'indege kandi akaba yari umukristo utahemuka, nuko yikoza hirya afata agacupa k'amazi ya Nili ashyiraho igikaratasi cy'Iburayi yandikaho inyuma ati ça calme le désir sexuel. Uyu muti ucugira ari kandi unyobwa vuba vuba utaruhuka. Wa mukobwa arawunywa, akirurangiza ahita yumva akiza icyo yararwaye, ya ndege ihita iguruka. Babyeyi, amazi ni umuti w'ibanze ku ndwara nyinshi. Yewe n'igihe udafite inyota buri munsi, karaba make unywe menshi. Aho kwivuza wakwirinda. Ingingo ya 2, kugira inyota y'Imana. Imana yahaye Abisiraheli amazi mu butayu. Yezu muri Ivanjiri n'umusamaritanikazi bahuriye kwiriba ku kibazo cy'amazi. Iyi Ivanjiri irimo ibisubizo byinshi cyane. Mbere ya byose Yezu ararenga imbibe 3 zagombaga kumuzitira: racial, ubwoko, religieux, idini, sexuel. Biratangaje kuba Yezu avuganye n'umugore kandi w'umunyamahanga mu gihe kandi Abayahudi n'Abanyasamariya baziranaga. Yezu afunguye imiryango nigahuza miryango. Ikindi Yezu arasaba uyu mugore gutera intambwe, ntakomeze kwizirika ku munezero udahagije w'iyisi kandi utaramba, kuko uyu munezero nyine urangira vuba. Aya mazi uyu mugore yaraje kuvoma ashanya ibintu by'iyisi duhibikanira, ariko bikarangira vuba ntibirambe. Inyota y'ibintu n'abantu, tukararikira abantu n'ibintu, tukagira ibyifuzo by'umubiri n'ibishuko bya sekibi dukurura. Umunsi umwe umugabo witwaga Bihemu yigeze asaba umugore w'umurejiyo ngo amubabarire baryamane. Umurejiyo ati usanze ngiye kuvuga ishapure, reka rero tubanza dusenge, icyifuzo cyawe ndakireba nyuma y'ishapure. Barangije kuvuga ishapure, Bihemu aramubwira ati yewe unteje abarejiyo, amasengesho yawe abinguyemo, sinkibishatse, ahubwo dukomeze twisengere. Mugore, mugabo, iyo ubyutswamo n'irari ry'ibintu cyangwa ry'abantu urikemura ute? Unywa amazi y'irihe riba? Y'umugezi, Nyabarongo, Sebeya? Nuko Yezu abwira wa mugore ati unywa aya mazi wese azongera agira inyota, ariko uzanywa amazi nzamuha azamubamo ari isoko idudubiza kugeza mu bugingo bw'iteka. Umugore yumvise ako kantu yaremeye, nuko rero nawe arashaka kuvoma kuri Yezu, soko y'amazi afutse. Ati nyakubahwa, makuru ayo mazi n'ejo ntazongera kugira inyota nkagaruka ahangaha. Nguko guhura na Yezu bavandimwe, ugakira icyo wari urwaye akakumara inyota. Ni hahandi ugera ukumva nawe ufite inyota y'isengesho, ukumva ufite inyota yo kujya mu ngoro y'Imana, ingoro yo gusengeramo. Ingoro y'Imana ntabwo iri Yerusalemu gusa, ahubwo ni Yezu. Umubiri we niyo ngoro nyakuri abantu bagiye kujya basengeramo. Ukajya wumva Imana iraguhagije, ugacika ku ngeso mbi z'ubusambanyi, ubusinzi n'ubusambo zigutera kurarikira iby'abandi. Dore ko Yezu abazi byose, azi abagabo bagutunze, azi abagore utunze rwihishwa, azi ibyo ujya unywa bigutera icyaka ugahora urarikiye, azi ibigirwamana byawe byose, azi uko umukunda cyangwa umuryarya. Icyo ashaka uyu munsi ni uko wava ku izima nk'uyu mugore, ukareka gutsimbara ku mazi yawe, amazi y'ibiziba, amazi ashira vuba. Ibyo urarikira wumva biryoshye ariko bikoshya ubugugu bwawe, ukava ku byaha byawe maze ukegukira Imana yonyine. Mukristo, kuki wakumbura broshete, ugakumbura icupa, ugakumbura inshuti n'abavandimwe bandi, ariko ukaba nta nyota ugira ya Yezu, ukaba utakumbura Yezu, ukaba utagira inyota ya Yezu uguha ubuzima mu Karisiya, ugukiza, ukubeshaho? Muvandimwe, ngwino dusenge cyane, tugire inyota y'isengesho. Ngwino kwa Yezu, niho hari amazi meza yizewe amara inyota. Naho handi biracagase ntibiramba. Kwa Yezu kiri inyota mugenzi. Mwari kumwe na Padiri Masumbuko Ladislas,
umurezi mu iseminari nta mutagatifu Aloyizi diyosezi ya Cyangugu.